mugesha Rwakamanzi ni nkwe mashyengo gahore mwana wanjye uzaba intwari ndagukunda kandi nkunda u Rwanda niyo mpamvu ngiye kurugutura uzarubera intwari uzaba ingenzi wunganira imanzi uzaba ingenzi wuse ikivi kimena Banyarwandakazi nongeye kubasuhuza ni Mukashema Claudine kuri radio televiziyo Ubumwe. Mwana wanjye uzaba intwari, munyarwandakazi aho uri hose haranira ubutwari maze ushirike ubwoba. Ese ibiganiro uko twabitangiye uyu munsi bimaze kuba hafi 12 byaba byaragize icyo bikubwira, byaba byaragize aho bigukora ku mutima ndetse no mu bwenge kugira ngo uharanire kuba intwari, muharanire igihugu cyacu. Abantu nk'aba ngaba bambaye uyu mwenda nibo bahohotera abantu, amasura yabo tugomba kujya tuyafata tukayerekana isi yose, akazaba amateka, tukerekana ko izi ni forume ku gihe cya Kagame. Abenshi hafi ya bose bahohoteraga abaturage. Ibisa ubutwari n'ubugwari. Ibi ngibi ni ukurinda ubugome bwa Kagame, si ukurinda abaturage. Niyo mpamvu banyarwandakazi nongeye kubifuriza guharanira ubutwari bwanyu, guharanira igihugu cyanyu, guharanira uburenganzira bwanyu. Ntabwo ari abangaba bazabiguha, nta wundi uzabiguha. N'uwo Kagame muvuga wabateye ubwoba ku buryo abantu bose ntacyo bibabwira, ahubwo mutakambira Kagame gusa, mwari mwagombye kubicikaho. Kagame niwe mugome, niwe uhereza aba bose ububasha bwo kumurindira izina n'ibikorwa bye bibi akomeza guhohotera akorera abanyarwanda. Niyo mpamvu rero banyarwanda mugomba gukomeza gukora uko mushoboye mugashirika ubwoba. Biriko biraza niko Umurundi yavuze. Ndabishimira iyo mbona mukomeza kwiha ijambo, kwigarurira ijambo, mukumva ko ijambo ari iryanyu, mukumva ko uburenganzira bwanyu bigomba guhera mu kubivuga ibiri kubabaho. Itangazamakuru, abanyamakuru baremera bakabapfira, bakaza kubashaka aho bari, mukabahamagara bakemera bakabaha ijambo. Namwe rero rubanda nimuhaguruke mubivuge, ntibazabatera ubwoba tugomba kubushira twese aho turi hose. Nibwo butwari mu byo ukora byose, waba umuvunjayi, waba umumotari, waba umuzunguzayi, waba umwarimu, waba umuyobozi. Duzi ko mu Rwanda nta bayobozi bahari, ari abategetsi. Waba umupadiri, waba umusenyeri, waba umubikira, waba umunyeshuri, waba umuhinzi mworozi, muhaguruke mushirike ubwoba maze muvuge ibyo bari kubakorera bibi. Niho bizatangira bishira, maze ubwoba bujye mu gice cyabo. Mu gihe bazabona ko mutangiye kubavuga, mutangiye kujya munyomoza ibyo bari gukora, mutangiye gushyira umugaragaro ibyanyu, twagize amahirwe kuko iki gihe cyacu ho dushobora kuvuga ibintu, dushobora kubitangaza, isi yose ikabimenya. Ayo mahirwe rero ntituzayiteshe, tuzakomeze tubamamaza izo nkozi z'ibibi. Ibirura biterwa ubwoba nuko babyamaganye, za sakabaka ziterwa ubwoba iyo zije gufata imishwi, inkoko zigasakuza, zigateteza. Za sakabaka nizo ziruka, kandi ubwo ngo zari zizi ko zije kwiba no guhohotera inkoko n'imishwi. Rero nta rindi banga ribaho, ntibazababeshye. Ibanga rya mbere rero utayandi ni ugushirika ubwoba. Irya kabiri nkuko duhora tubibabwira ni ugutekereza. Noneho iyo utangiye gushirika ubwoba uratekereza byagutse ukavuga ati noneho ubwo maze gushirika ubwoba ni igiki nanjye nzakora. Ubwoba bwageze ku ruhande rwabo, ni igiki nanjye nzakora kugira ngo bwa bwoba bubarimo bukomeze, noneho bubagwishe hasi, ubundi noneho tubigaranzure.
rwose ndakomeza nshimira abaturage aho bari hose bakomeje kuvuga bati itangazamakuru, abategetsi bari kutubuza kuvugisha itangazamakuru. Nibyo, mukomeze mubashyire hanze. Abategetsi banga ko twumva amaradiyo yo hanze, banga ko tuvugisha umunyamakuru uyu n'uyu kubera ko abantu bo hanze bazabimenya, kubera ko isi yose azabimenya. Mujye mukomeza mubashyire hanze kugeza igihe ubwoba ari bwo buzajya mu gice cyabo, maze mugasigara mwemye. Ibintu ni ukwirinda guhubuka nk'utwo twabivuze, tukabijyana buhoro buhoro, kandi tuzi neza ko bizagenda neza, tubitekerezaho neza, tubijyana buri cyiciro. Maze iminsi nganira n'abantu benshi, twasanze umuti ari imiti ibiri gusa ishoboka mu Rwanda: soit revolution, soit intambara. Mpora mbivuga, intambara ku bwanjye mbona ari uguteza imbere abazungu, ariko nibiba ngombwa tuzemera tubateze imbere nk'uko bamwe bakomeza kubivuga kandi banabiharanira ko bazemera ngo bakateza imbere abazungu, ariko tugakura ikibi mu Rwanda tukakirandurana n'imizi. Cya kabiri ni revolution. Njyewe niyo nemera cyane, njyewe niyo nshyigikiye, niyo mpamvu ndimo kuyitegura hamwe namwe mu biganiro. Biracyakomeza, ntabwo twabibagiwe. Akazi ni kenshi cyane, ariko ntabwo dushobora gutezuka nk'uko twabivuze, ntabwo dushobora gusubira inyuma. Iyo twatangiye revolution nka gutya, ntabwo dushobora gusubira inyuma cyangwa ngo duhagarare. Tuzayijyana kugeza ku munsi wayo wa nyuma, twikiza ikibi FPR. Niyo mpamvu rimwe na rimwe nzajya mbaganiriza ibindi, tukareba ibikomeje kubera mu Rwanda, kugira ngo turebe uburyo nyine dukusanya amakuru bw'uburyo tubabajwe, maze dutekerereze hamwe byagutse, turebe icyo twaheraho. Ntabwo ari ngombwa kuzana za katiyusha, akantu gato cyane gashobora gusembura kuriya baba igihindugembe nk'iki ngiki kiba gihohoteye umunyamakuru urimo gutanga inkuru. Abantu bose bo mu isoko, abo mu muhanda, mukaza mukamuteraniraho, maze abari mu mazu yose, abanyeshuri, abari mu biro, mwese ndabizi neza ko mwese mubabaye mu mitwe yanyu. Hari abatavuga, hari abavuga ibyo batari gutekereza, bakavuga ibindi kugira ngo bashobore kubona amahoro, ariko ntabwo ari gutyo babona amahoro. Niyo mpamvu mbatumiye ngo akantu gato nk'aka ngaka karahagije kugira ngo twigaranzure ingoma y'igitugu, ingoma mbi, ingoma ngome ya FPR. Buhoro buhoro tuzajya turebera hamwe icyo twatangiriraho. Nibyo mbabwira, ntabwo ari ngombwa ko dutumiza katiyusha mu mahanga. Ababishoboye nibabikore, abatabishoboye ariko namwe ntimurambike amaboko hasi, mukomeze muharanire ubutwari. Buri muntu mu murimo we ashobora kugira ikintu akora kandi kigahindura igihugu icyarimwe. Ba Kayibanda barabikoze, yafashijwe n'abantu benshi cyane bintamenyekana batavugwa amazina, ariko ubutegetsi barabuhindura, ingoma ya cyami ivaho, abagabo ntibongera gucibwa ibitsina ngo babishyire ku ngoma, ibishahu ngo ari byo bitamiriza ingoma ya cyami, yari ingoma ngome. Rero natwe ibyo bashoboye twabishobora. Banyarwandakazi, ikintu cya mbere gikomeye ni ukuva mu bwoba, tukirinda ikintu cyose gishobora kudutera ubwoba, maze tugakora ikintu cyangombwa. Ibyo bintu rero ni ngombwa cyane. Ndabatumiye ngo mukomeze murebe ibiganiro byacu, ibya mbere byabaye, mukomeze mujye mwongera kubireba, bitwibutse ibyo tugomba gukora n'uko tugomba kubikora. N'ibindi turacyabibategurira, tuzakomeza tubibagezeho, ariko nanone tutibageje ko tugomba gukomeza no gushyira hanze izi nkozi z'ibibi. Umuntu nk'uyu ngo ni daso, ngo ni we ngo ugomba kubungabunga umutekano wo mu mujyi, agahemukira abaturage, ahembwa amafaranga avuye mu byo bari abaturage bose bari hariya mu gihugu bakorera, birirwa biyuha kuya, ari abasunika ibitorotoro, ari abakubura umuhanda, ari abari mu biro, bose batanga imisoro mu gihugu kugira ngo abakozi nk'aba ngaba babone ikibatunga, maze bakaza bakabahohotera.
rero rubanda ntimuzemere ko aba bagome bakomeza kubagirira nabi igihe kirekire. Aba bagome baba batumwe na Kagame, aho gukomeza kujya mu bwoba muvuga ngo Kagame wacu, ngo Kagame ngo niwe, ngo uzavuga ijambo rya nyuma. Mwibuke amagambo yabwiye abo muri Kangondo, ababwira ati ahubwo turazana tingatinga. Rero ubwo bugome bw'umukagame niwe mugomba guheraho. Uretse ko Abanyarwanda ndabemera, ntabwo muri injiji, muri abanyabwenge. Iyo muri kuvuga mutyo muti Kagame niwe muba muri gutunga urutoki, ni wowe. Ni uburyo bwo kuvuga ati ni wowe ubikuriye, ni wowe utwoherereza abangaba. Yemeje ko ngo agiye gusubira mu matora, bagiye kongera kubahereza ibiseke bakababeshyera ngo mwatoye. Ese aho ntago izaba ariyo mbarutso? Ese tuzategereza icyo gihe kigere? Hasigaye turi mu kwezi kwa karindwi, hasigaye amezi make cyane kugira ngo tugere mu 2023. Ese tuzategereza kwa 12 maze uwo mwaka ugere, hanyuma twongere dutegereze itariki y'amatora? Cyangwa tuzahera ku kantu gato cyane nk'ako ngako, ntimwemere gusubira muri ariya mazu babafungiramo, babahohotera, babakorera ibyamfura mbi. Mugafata umuntu nk'uyu mukamukosora, maze tukareba ko atari byo byadutangira revolution. Mugafata abandi nkawe barasa abantu ku manywa y'ihangu, mugafata abandi nkawe bagiye kubishica inzara mu masoko babasoresha, bakomeza kubasaba imisanzu ya hato na hato, baza ngo baje kubasoresha, umwe mukamufungira mu nzu, ubundi mukavuza karuru, hanyuma bigatangiriraho. Ikintu gikomeye cya mbere na mbere, Banyarwanda, Banyarwandakazi, mwakigezeho, mwatangiye kuva mu bwoba. Rero mu bintwari mwikunde, mwihereho mwikunda, kandi mukunde u Rwanda. Dukunde igihugu cyacu, ari abari hanze, ari n'abari mu gihugu. Muhora mutubwira muti mwebwe muri hanze, muri kubivuga kandi muri hanze. Reka nongere mbasubiriremo ko Kagame, Kabarebe, Kaguta, bose ari hanze batuzanira amarozi. Nuko tuzi kwirinda, namwe nimwirinde. Ariko bakaza gushaka kudushimuta, nk'uko aho ngaho bashimuta, bamaze kuhicira abantu benshi cyane. Wenda mwavuga ati muri Afurika, ariko wenda mu Buraya. Mu Buraya nuko tuzi kwirinda kurushaho, naho ubundi nta rindi banga, ntago ari uko turi mu Buraya cyangwa muri Amerika cyangwa ahandi. Nuko ubu ngubu twebwe twahunze tuzi icyo duhunga tubabaye. Igihe twebwe twahungaga, hari abandi batari barasobanukirwa ko FPR ari ingoma y'abicanyi, baguma mu Rwanda. Bo bitari byabageraho, bahereye kuri twebwe. Uyu munsi bimaze kugera ku bantu bose. Niyo mpamvu rero twese hamwe, ntimutegereze ngo hari abantu bahora bantera umujinya ngo ntago dushyize hamwe, ngo ntago turi benshi. Bakebeza, muzarebe kuva kera ntago ari ngombwa ko ikintu kizima gikorwa n'abantu benshi. Kandi iyo bakebeza bamaze gutangira kubikora, n'abandi bahita baza, kuko bose nabo ngabo babivumbura, barigize ntibindeba. Iyo babonye hakozwe ikintu, baraza bagakurikira, maze tugatangirira rimwe, tugakomereza hamwe. Icy'ingenzi ni bakebeza bo gutangira, kandi turahari mu Banyarwanda, mu gihugu mw'imbere barahari, ndabizi neza, kandi njyewe ku giti cyanjye ndabizeye. Icyo nabasaba, mwirinde guhubuka, ntimube presse. Urubyiruko murababaye, murageraniwe, muri kumva biri kubatindira kubera amaraso menshi mufite ari kubirukamo. Ariko ndabasabye ngo mwitonde, mwirinde guhubuka, tubitekerezeho neza, dufate strategy kugira ngo igihe tuzahagurukira bose bakadukurikira, ntazagire usubira inyuma cyangwa se ngo ahagarare. Ahubwo ni ugukomeza kugera mu rugwiro, ababaca intege, abaduca intege, abadutuka, abaduhohotera. Nta kintu cyiza umuntu ageraho atavunitse, atababajwe bikomeye,
ndetse hatabuze n'ibitambo. Ibyo byose tugomba kubizirikana ko bizabaho, bizashoboka, byanga byakunda, absolument. Rero niyo mpamvu tugomba kwitegura ko ibyo bitambo bigomba kubaho, niyo mpamvu tugomba kwitegura ko hazazamo ibiduca intege byinshi, abatubeshyera ntawe ubuze inyombya kuyomba kereka ashatse kuba nkayo, abadutuka, abaduhimbira ibitabaho, umva byose tubyitegure, ariko niba dufite kugera ku mugambi mwiza wo gukuraho izi iyi ngoma ngome ya FPR, tugomba gushyira hamwe bake beza, tugashirika ubwoba, tugatekereza byagutse, ubundi tugahera kuri gato gashobotse, buhoro buhoro, kandi dufite intego tugomba kugeraho. Ntihazagire rero abakomeza kubatera ubwoba, ntihazagire abakomeza kubaca intege, twebwe turebe icyo dushaka kugeraho, aba ari cyo dukorera kugira ngo tukigereho. FPR nta muntu itari yababaza, nta muntu itari yagirira nabi, na ba bandi bayifashije, na ba bandi bayishinze, na ba Rutaremara birirwa bafitanye ibibazo n'imiryango ya Kagame, na ba Kabarebe, bose nabo bifuza, barananiwe, bararambiwe kwica. Nicyo cyakijije abantu bo mu majyaruguru, nuko ababishe baratwishe, baratwicira, baratwica, bageze aho barananirwa, bararambirwa, barekeraho. Rero ni muri uwo munaniro tugomba gufatira FPR, tukabaha abafatira. Ubu barananiwe, ingoma imaze kugeranirwa, imaze kurambirwa, imaze kunanirwa kwica no gukora ubugome. Amahanga yabateye utwatsi, birirwa babatamaza. Nidufatiraho. Nanone ntitubitinze ngo tuvuge, ngo dukomeze twumve ko tukiri kubitekerezaho, ibitinze birabora. Ariko twitonde, ntiduhubuke. Icyo kintu kirakomeye cyane. Ntiduhubuke, nta kitwirukansa. Ibitwirukansa byo birahari ni byinshi, ariko ntibitubuze gutekereza kure no kwitondera ibyo tugiye gukora. Turababaye, turababajwe, abantu benshi bacu barafunzwe, abandi bari mu mashyamba, abagiye kwicwa n'inzara. Ni mwebwe mugomba gutangira ibi bintu. Iyi revolution igomba guhera kuri mwebwe mugiye kwicwa n'inzara, igahera kuri mwebwe mufite abantu banyu bafunzwe, bamaze imyaka n'imyaniko batagira dosiye, mudashobora kubageraho, n'utwo mubajyanira bakatubarya. Ese abafite abafunzwe mwese mwazafasha uwo munsi mugera gusura, maze abandi bose bagasohoka mu nzu bakabaherekeza, mukajya kuri gereza gusura abantu banyu, mukareba ngo muratigisa ibikuta bya gereza. Mufite ubwoba harya ngo babarasa. Nibyo, bari abantu nabicanyi bashobora kurasa, ariko ntago bazabicira kwamara. Nimuhagurukira rimwe. N'aba badaso, impamvu bagira ubwo bakaza kubahohotera nuko baba babona muri bakiye, muri umwe. Mbabwije ukuri ko umunsi muzahaguruka n'aba badaso nabo bazaza kwifatanya namwe, ahubwo bakarasa uriya Kagame n'agatsiko ke. Ndabizi neza, barahari benshi batwandikira bati twabuze uko tugira, bati abaturage ahubwo baradutinya bakanatwanga. Icyo kintu cyo guteranya rero FPR ifite, ntimuzagwe muri uwo mutego, ntimuzabyemere kugwa muri uwo mutego. Niyo mpamvu tugomba gushyira hamwe bake beza uko dushoboye, tukagira icyo dukora. Nongere mbibasubiriremo, ese tuzategereza amatora y'ibihumbi 2023? Tuzabikora mbere yaho cyangwa nyuma yaho kugira ngo twerekane ko turakaye? Dukomeze dutekerereze hamwe. N'ahandi byarashobotse, natwe iwacu byashoboka. Murakoze, murakarama. Reka dukomeze twumve uburyo tugomba kuba intwari. Ibondo ngiyi Imana iruta izindi, igihugu cyacu Imana yaduhaye, tutabiyisabye tutanabihisemo. Twavutse dusanga turi Abanyarwanda, dusigasire uwo murage mwiza twahawe n'iyaduhanze dukunze, ikatwifuriza ineza, ikaturaga umunezero. Wanjye, saro ryanjye, ntuzabogora ayo mata y'urwererane mu nkongoro y'ibwami, umwami uruta abandi yaduterekeye ku ruhimbi. Ese natwe warageze
sure you will